uyu munsi ntabwo uri bwizere iby'amatwi yawe agiye kumva. Kwibuye ribonerana rihishe mu ruhanga rwawe, ibuye ribengerana cyane, ibuye ry'agaciro ntagereranywa, ibuye ry'ubwiza no kubengerana kwa roho yawe inyuramo ikihuza n'ibikikije, haba Imana, abakurambere n'imyuka y'ahandi hantu. Ibuye wahawe n'Uwiteka Imana yawe ngo rikwire irembo ry'ijuru igihe cyose ukiri ku isi. Iryo buye ni ijisho rya gatatu utajya ubona riri aho ngaho mu ruhanga rwawe, ijisho ry'igitangaza, ijisho waremanywe ngo rikubere ururembo. Tugiye kuvuga ku by'iri jisho, tuvuga imbaraga n'ububasha bwaryo mu bya siyanse, imyizere n'imyemerere y'abantu, n'uburyo abayoboka inzira y'ikuzimu bamenye agaciro karyo mbere yawe. Benshi mu bana b'abantu dukunze kwibwira ko dufite amaso abiri gusa, ntitumenye ko dufite irindi jisho ry'igitangaza, ijisho rihambaye riruta ayangaya dusanzwe turebesha. Iri jisho rya gatatu abarimenye kera babaye ibihangange kuko bagiye bavumbura amabanga menshi cyane ahishe muri risanzure ryacu. Bagize ubushobozi bwo gucengera bagira siyansi ihambaye, basobanukirwa ibinyabuzima, inyenyeri, kugeza no ku zindi mbaraga zigenzura isanzure n'ibirimo byose. Iri jisho rya gatatu twese turarifite, nyamara twarigize itaranto yirengagijwe. Ikaze kanogerwe na Yambi TV Official mu biganiro byose dukomeza kugenda tukugezaho. Ngewe wumva ni JD wanyu, uba nanjye ukora subscribe kuri iyi channel, ukanakunda page yawe ya Facebook ndetse na Instagram, hose yitwa Yambi TV Official. Na Instagram yanjye bwite ni JD wanyu. Mu bya siyanse abahanga bararimenye, mu cyongereza baryita third eye cyangwa se pineal gland. Abizi bya siyanse nshingiye ku buzima bwa muntu, biology, murabizi neza. Murabizi ko muri anatomy mwe mushobora kuba mwarize by'iri jisho aho riri mu bwonko bw'umuntu. Ijisho ryumva urumuri cyane bidasanzwe. Benshi muri twe twiga ibintu tukabisiga mu bitabo dutekereza ko bifitanye isano ya buri munsi natwe. Iri jisho rigira uruhare runini cyane mu kurwanya kanseri mu mubiri wawe. Iri jisho rizwi nka pineal gland ni naryo rigenzura ugusinzira kwacu no gukanguka kwacu. Mu gihe cy'urumuri rirekura ibyitwa melatonin bidufasha guhita dukanguka, umwijima waza rikabimenya tugahita dusinzira, naryo rigasinzira. Mu kinyejana cya kabiri Galen w'Iperugamu, umuhanga mu by'ubuvuzi w'umugiriki, niwe wa mbere avuze kuri ijisho rya gatatu pineal gland. Yavuze ko rifasha cyane mu gutera kw'amaraso. Gusa nanone igice cy'ubwonko cyagize uruhare runini cyane mu kwamara k'umufilozofi w'umufaransa witwa René Descartes hari mu kinyejana cya 17. René Descartes yashimangiye ko iri jisho ryihishe mu bwonko bwacu ari ryo soko y'ibitekerezo. Yanashimangiye ko iri jisho ari ryonyine mu bwonko, kandi ko ari cyo gice cy'ubwonko kitarimo inshuro ebyiri. Murabizi ko ubwonko bugiye bugira n'ibice bibiri. Descartes yashimangiye ko pineal gland ariyo mpuzamurongo y'ubwonko bwose, aho imyanzuro y'ibitekerezo runaka ituruka ndetse n'ubundi butumwa bwose umubiri wacu wose wakira. Abize bya meditation cyangwa se gutekereza byimbitse namwe mukiga neza igishushanyo cya chakra kigaragaza ahantu h'ingenzi ku mubiri wacu, muzi neza ko ijisho rya gatatu ajna ryometse neza mu ruhanga rwacu. Munsi gato yahagenewe ikamba hasanzwe hazi nko kwihuza n'Imana. Mu gihe ajna cyangwa se ijisho rya gatatu rihagarariye ubwenge n'ihishurirwa, hagakurikiraho ingoto ishinzwe itumanaho no kurema udushya. Nyuma y'ingoto hakaza umutima uranga urukundo n'ineza byacu, hagakurikiraho urukenyerero cyangwa amayunguyungu ruranga imbaraga no kwizera, akaba nayo mpamvu tuhambara inkota cyangwa tukifata mu mayunguyungu n'amaboko yombi igihe turakariye umuntu wadasuzuguye, cyangwa se igihe twihagarara inyuma y'abandi bakinnyi ntacyo twitayeho kuko turinze defense neza, umupira ukaba uri gukinirwa muri indi zamu. Abakina mu myanya y'inyuma mukunze kwifata mu mayunguyungu mufite icyizere iyo mubonye umupira utarenga kimwe cya kabiri cy'ikibuga ugana mu izamu ryanyu. Nyuma kandi y'urukenyerero haza igice kirimo imyanya ndangagitsina aho dukura ibyishimo bishingiye ku mibonano, ndetse n'igice cyo hasi ikiranga kwirinda, arizo ry'imitekerereze yimbitse meditation, mukiga chakra cyangwa se inner tradition of Hinduism. Murabizi neza cyane. Iri jisho rya gatatu rero rihagarariye ubwenge n'ihishurirwa, rifite amateka akomeye mu myizerere ishingiye ku kuramya Imana ndetse na shitani. Abanyamadini bakunda aho riherereye, usibye ko hari abarikoraho imihango yaryo batabizi ntibamenye n'icyo bisobanuye, bakabikora byo kubikora gusa nk'umuhango bigishijwe. Nyamara ab'imbaraga z'umwijima bo bakunze kurizirikana cyane. Benshi mushobora kuba mutabitekerezaho cyane mu madini yanyu. Mujya mwibaza impamvu amadini atabatiza mu mazi menshi, bakunda kubatiza bashyira amazi ku ruhanga bagashushanyaho ikimenyetso cy'umusaraba, cyangwa se impamvu mu gihe cyo gusigwa ivu mu mihango y'idini Gatolika basiga ivu mu ruhanga rw'imbata za Yezu Kristo. Ntabwo ujya wibaza impamvu se abayisilamu iyo basenga bakoze uruhanga rwabo hasi bunamira Imana kugeza bazanye akamenyetso ka sujida mu ruhanga rwabo, cyangwa
ako twita prayer bump mu rurimi rw'icyongereza. Byose biba bishushanya inzira kwizera no guhishurirwa byacu bikoresha. Kwibuka inzira y'agakiza ni uguhishurirwa, kumenya Imana nibwo bwenge. Byose rero nta yindi nzira binyuramo atari ijisho rya gatatu. Niyo mpamvu abanyamadini bakora ibyo bimenyetso mu ruhanga rwacu. Ukwiye no kwibaza impamvu no mu rukundo abahanga bakomeza kwemeza aho gusoma umukunzi wawe mu ruhanga ari byo bimwuzuza kuruta kumusoma iminwa. Gusoma umukunzi wawe mu ruhanga bifite ingufu cyane kuruta ahandi hose wagerageza, kuko nirwo rurembo rwo kwinjira mu byiyumvo n'imitekerereze ya muntu. Abakorana n'izindi mbaraga za Satani nabo bazi neza umumaro w'iri jisho. Ibimenyetso byabo bariha agaciro cyane, haba ku bimenyetso bya piramide n'ahandi hose cyangwa no ku noti z'amadolari. Iryo jisho uzarisangaho, baryita all seeing eye, ijisho ribona byose. Ntibabeshya, babizi neza cyane. Mu isi y'umwijima, isi y'abasenga Satani bakumvira abadayimoni, bagacira iryo jisho nk'ikimenyetso cyo guhishurirwa bakona ibyo abandi batabona. Nureba ibimenyetso byabo uzasangamo iri jisho, babaza impamvu ari ngombwa cyane. Nushaka n'amafoto agaragaza ingofero z'umwamikazi Elizabeth, uzasanga kuri izo ngofero ahateganye n'uruhanga bashyira akantu k'akarabyo. Nta kibaho na kimwe ari impanuka, byose biba bifite icyo bishushanya. Uzanasanga abasenga birukana imyuka mibi y'abazimu n'abadayimoni mu muntu, nabo bisanga bakora mu ruhanga rw'umurwayi. Nabo baba bakingura irembo ry'ibonekerwa, kuko ariyo nzira yonyine y'umwuka wera n'imyuka yo mu kirere binyura byinjira muri twe. Sinabo gusa, burya ari n'impamvu n'abayoboka imana z'abahindu uzasanga bisiga irangi mu ruhanga rwabo, kuko baba bashaka kohereza itumanaho ku jisho rya gatatu. Niba nawe unyumva, fata urutoki rwawe urutunge hagati y'ibitsike byawe hejuru y'izuru, urahita wumva ibyiyumvo mu ntekerezo cyangwa ku zuru ryawe ryose. Ubu bumenyi abakurambere bacu mu gihugu cya Misiri bari babuzi neza cyane, ni nayo mpamvu bakoraga ibitangaza bihambaye. Icyo gihe umwami wese wategekaga Misiri, Farawo, iyo yaryamaga ntiyashoboraga kuryama yubitse inda, ahubwo yaryamaga agaramye, maze ijisho rye rya gatatu rikareba mu ijuru, akabasha kubona ibitangaza mu nzozi ze, akunguka ubundi bwenge, kandi yabyuka akabushyira mu bikorwa. Iyi ni nayo mpamvu uzabona umuntu uri gutekereza cyane ku kintu runaka akunze kuryama agaramye. No mu gihe cyo gushyingura abacu dukunda, ntabwo dushobora kubashyingura bubamye, bagomba kuba bagaramye, uruhanga rwabo rwitegereza ijuru. Ibyo twavuga ku jisho rya gatatu ni byinshi, gusa kugira ngo usobanukirwe neza imbaraga z'ijisho rya gatatu biragusaba kugenzura imigenzo y'amadini, cyane cyane idini Gatolika, ukagenzura imigenzo ishingiye ku myemerere y'abantu bo muri Aziya n'ibimenyetso by'imiryango y'umwijima, cyangwa ugasoma ibitabo birimo The Doors of Perception, Heaven and Hell cya Aldous Huxley, The Power of Now, A Guide to Spiritual Enlightenment cya Eckhart Tolle. Ikiganiro tukibagejeho mu mpine, ubutaha tuzakirambura cyose, tubashe gusesengura neza ijisho rya gatatu uko rikora, tubabwire neza n'ibindi bitangaza byaryo. Jyewe JD wanyu, usanga kuri Instagram ukoresha username @JD wanyu. Ukomeza kubana nanjye kandi ukora subscribe kuri iyi channel ya YouTube Iyambe TV Official, ureba munsi y'video ukareba hari gututukura ndetse ijambo subscribe ugakandaho, ugahita ukanda no ukamenya sinzogera gahita kaza ku ruhande. Ushaka no kurikira page zayo kuri Instagram na Facebook, hose yitwa Iyambe TV Official. Ndabakunda.